Nongeye kubasuhuza mwese aho muri hose mu mpande enye z'igihugu. Nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza. Abari kujya guhaha muhahe muronke, abari mu kazi kanyu Uwiteka abahire muri byose. Tugarutse muri ka kanya keza k'amasomo, aho uyu munsi twifuje kubagezaho isomo ry'uyu munsi yaho twakwiga nk'uko nabemere ko tugiye kuzatangira WhatsApp yose tukayirangiza tuyiga, buri wese akigiraho ubumenyi buhagije, ubundi tukazataka n'ibindi bizakurikira. Guys, icyo usabwa ni ukuzakurikirana amasomo yose nguha, ukibuka gukanda like, subscribe mu gihe ubona bigushimishije, ubundi ibiganiro byose dushyizeho ntibikaducike, kandi iminota 5 gusa niyo tuzadukoresha, ntibizajya bigorana. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo ry'uko ushobora kwifungurira groupe WhatsApp. Ushobora kuba ufite groupe ushaka kugira ibikorwa byawe ukoreramo, cyangwa se ugafungura groupe y'ubukwe, cyangwa se ugafungura groupe y'umuryango. Icyo ngiye kukwereka nuko uyu munsi tugiye kwigana uko wafungura groupe, ubundi nawe ukabasha kubyikorera, ukaba wafungura abantu. Nkwereke uko ushobora gushyiraho ba admin, uko ushobora gukuraho abantu, nkwereke nuko ushobora gukora left. Guys, rero tutizimbye mu magambo, twagiye, reka dutangire. Nkwereke urafata telefone yawe, nta kindi dukora, tujye muri setting zayo, ugende ujye kuri application ya WhatsApp yawe. Pfa kuba ufite megabyte gusa. Nugera kuri WhatsApp yawe ukamara kuyifungura, urategereza ifunguke. Nimara gufunguka, ngira ngo wabibonye, ugende winjire, uraza hano kuri WhatsApp hejuru kuri utu tudomo dutatu ubona, ukande ku tudomo dutatu. Urasanga ahantu handitse new group, new broadcast, link device, started message na setting. Twebwe uyu munsi rero aho tugiye kwiga ni hejuru hano kuri new group, ngira ngo urabona. Nituhava tuzajya hasi aho bakora new broadcast, nibe byose nzabibereka. Guys, rero we tugiye gufungura groupe uyu munsi, bwo turakanda kuri new group, niho uhita ukanda ugategereza bakakuzanira abantu. Guys, iyo ufungura groupe nta kindi ukora, utangira kugenda ushyiramo abantu, nta kindi ukora. Ugenda uselectinga abantu bawe bitewe nabo ushaka gushyira muri groupe yawe, bose urababona. Bose wemerewe kugenda ubashyiramo. Uwo ushaka gushyira muri groupe wese ukandaho, uwo wumva wese washyira muri groupe ugakandaho, uwo ari we wese ugakandaho, uwo wifuza gushyira muri groupe bitewe n'ibyo ushaka kuza gukora. Ugenda uselectinga uhitamo abantu ushaka gushyira muri groupe. Reka tuvuge ko ngiye gukora groupe y'abantu 4, ariko ubundi groupe yemerewe gukorwa n'abantu ubungubu. Kugeza ubungubu umubare barawuzamuye, groupe yagira abantu 500. Ubaye bafite bose wabaselectinga ukabashyiraho, ariko reka tugarukira ahangaha kuri 4 twashyize. Mumaze kubakandaho rero nta kindi gisigaye, uhita ukanda kuri aka kantu ko gutambika hirya ahangaha. Uhita ubona ko bahita bakuzanira logo ya groupe. Hirya ahangaha bakuzanira aho wita izina, groupe name. Ukaza ukayita groupe wenda abasangira ngendo, ariko twita groupe yacu abasangira ngendo. Ubu ngubu izina ryamaze kugeraho. Ugahita ukanda hano hirya ni ushaka kuyishyiraho profile, ushaka gushyiraho ishusho cyangwa se ifoto kuri profile ya groupe, ugahita uyishyiraho. Tuvuge yuko ari iyi ngiyi, iyo niyo duhisemo, ugahita ushyiraho iyo foto. Warangiza guys, nta kindi bagusaba usibye guhita ukanda hano ukavivura hasi. Iyo umaze kuhavivura bahita bakwereka yuko umaze gufungura groupe bita abasangira ngendo. Iyo urangije kubajyamo rero, tugiye gushyiraho ba admin. Uragaruka ukakanda muri utu tudomo dutatu hejuru, ugakanda muri groupe info, bagahita bakwereka abantu bose bamaze gushyira muri groupe. Guys, ngira ngo urabireba. Wowe wafunguye groupe ako kanya uhita uba admin w'iyo groupe. Iyo ushaka kugira undi muntu ushyiraho rero, uraza ugakanda ku izina ry'umuntu ushaka ukagumishaho, bakakuzana n'amagambo yose 3: message, view business info, make group admin, remove uwo muntu, verify security code. Ubwo rero twe tugiye kunoma admin, turaza kuri 3, make group admin.
ukozeho urutoki. Ngira ngo urabona ko umuntu twarangije kumugira admin. Nta kindi gikurikiraho rero, ubwo ushatse n'uyu wo hasi ukurikiraho nawe wamunoma ukamuhereza ubwa admin, n'undi washaka wese ukamushyiraho. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Hanyuma wakwifuza gushyiramo abandi bantu, ukanda nanone hano muri groupe info, niba ushaka kwadingamo umukontakite cyangwa abandi bantu bajemo nyuma warangije kuyifungura, ugahita ukanda kuri hano kuri kano kantu kari aha add, ugakandamo bakazana abantu, ugahitamo umuntu washaka kuza gushyiramo. Niba ari uyu nguyu ugahita umwongeramo muri groupe, hanyuma nakabagiyemo n'abandi bandi washaka wagenda bashyiramo. Guys, ngira ngo mubona ko ari ibintu byoroshye. Ubwo rero urangije kuyifungura, niyo ubukwe wenda urangije kubukora burarangiye, ushimiye abantu cyangwa ushatse kuyisenya nabwo ni ukugaruka ahangaha mu tudomo dutatu, ugakanda muri groupe info, warangiza ugaselegitinga abantu ukazamo, buri muntu wese ukajya umukoraho, ukandaho ahangaha ukagumisha, ukakuzana amagambo kaza hano hasi handitse remove, ugakanda ku muntu ugategereza akavamo, ugakurikiza uwa kabiri ukaremovinga nawe akavaho. Ngira ngo nkwibutse ko we wafunguye groupe niweho wivamo bwa nyuma, ukamukuramo bose guys, ukabakuramo urimo gusenya groupe, aho kugira ngo uyibasigemo kuko ari we wayifunguye. Bose ngira ngo ubona ko umaze kubavanamo. Weho iyo usigaye icyo ukora rero ni ukuza gukanda hepfo kuri exit group, ugakanda ko ugiye kurefutinga groupe, bakabikuzanira. Warangiza umaze kurefutinga ubona ko hasigayemo 0 hejuru, nta memba n'umwe urimo. Ubundi warangiza ugakora icyo bita delete groupe, ukaba urayisenye yose irarangiye. Guys, murakoze cyane. Ngira ngo nakagaruka mwabonye uko bafungura WhatsApp, ugashyiramo abantu, warangiza ukanayisenya groupe WhatsApp, ugashyiraho abadmin n'abandi bose. Niba ikiganiro wagikunze, unyaruke urebe hirya iburyo, ukande kuri subscribe na like, wandike muri comment icyo ubona twazakubwira ubutaha. Nakagaruka. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ciao.